ujya upfa yego I don't think I'm the only one yego kuko iyo depression udashobora no gusobanura niyo mbi kuko iyo ushobora gusobanura iyo umuntu yapfushije abantu bose bazakubwira communication niho tuboneramo ibisubizo yego iyo utavuze nyine kandi iyo depression actually ibaho ni ababyeyi babyaye n'ibiki nje nabaye nk'umuntu nabaye nk'ubyaye ngo nimba ari ngo postpartum nayumvishe ejo bundi njyewe ubundi numva ngo bavuga ngo ni baby boom hari baby it's different hari baby boom hari na postpartum nje nari nzi baby boom ariko iryo zina rindi n'ubwa mbere nari ndyumvishe ejo bundi ibyo byose biri noneho ikibazo ni ukuvuga uti nje byose ndabifite woko uwo noneho wari unafite njyewe umwana wa mbere kuko namubyaye ndi under age my goodness yes ibintu uvuze biranyuki kuko ngewe narinze mubyarira mu nzu naze mvuga ngo nubundi mana ngo ngwino nyitwarire kuko ibi bintu ntabwo nzi yarira noneho ngo ndikurera nanjye nkarira nkamagara mama uramukura he mama hari ahantu ugera ukarira ngo umwana nyina ngo umwana nyina ntiyumve hariho umwana arira nyina ntiyumve umura iyakuremye irakuzi igutegeye ibiganza byayo tingaho ngwino merezi iyo mibabaro ituma wibaza yuko ndakuretse kandi ndi kumwe nawe guys dive buranze tuzamutumira turirimbira uyu muntu Yes ashimwe mwiriweho neza mwaramutse muramuke abagiye kuryama muterura agatebe mwicare mwumva iki kiganiro Gwiza yabateguriye. Hi Ciza. Hi. Come on. How are you doing? Yeah. Yeah. Finally we made it. So cute. Wow. Okay. Thank you. How cute. Yeah. Oh, you look beautiful. Thank you. So yeah, are you. I like matching somehow. How? You did the same? But same amount alike. What are you gutekereza uko nza nambaye? Oh yeah, y'abantu batekereza. Muri spirit spirit. Good vibe. Vibe. Oh, thank you. You look beautiful. Thank you. So are you? I was happy. Ejo ukuntu naje muri fete y'umukobwa wawe n'umuhungu wawe. Thank you. You look young. Eho. Bajya bavuga ngo nsisaza ariko mwebwe noneho oya nta musaza I don't know nabavuyeho cyane. Yeah, okay. Yeah, how is everything? Good. Summer time. Yeah. Okay. Okay. Hi. It's Gwiza. I'm back again. Hi, this is Ciza at Gwiza. But guys, stop a little bit, go subscribe, like and come back. Njya mbabwira ngo nyogokuru yahageze ababyemera nawe utabyemera mwese nta kibazo njye nariyakiriye because I know who I am. Okay, ntago bintera isoni uyu ni nk'umukobwa wanjye iyo ndi kumwe n'abana bangana gutya mpita mbona abanjye mu minsi zaba ari nabuzukuru abangana gutya. Umva ni forever young ariko tugomba we fighting with age. Yeah, that's true. Kuko ni wowe ugomba kubikora neza kandi all things coming from your brain. Niba mu mutwe wawe utekereza ibyiza hari abantu batajya basaza kubera guhora bari positive. That's you. Right? Yeah, no matter what. Yes.
abana n'umugabo bameze neza baraho barakomeye byantwaye urugendo kukugeraho kukubona I know uno mwana arakora cyane twabishatse kuva kera arakora cyane ko bishobotse nihangane ntituragera mu kiganiro murabona nk'utu tuntu afite ariko banyarwanda bambe kandi ubwo mwabona mujya mubisanga ahandi bakabahenda uyu mwana arahendahenda kuko ndabizi umukobwa wanjye arabifite kandi yahise areka ibintu by'imisatsi burundu asigaye atunze utu tuntu abikora neza mbese yagiye no kubyigira bifitiye certificate guys mujye muteza abandi imbere hari ukuntu muri societe yacu Ciza ngize ukuri societe yacu kubera iki dateza imbere hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo nta muhanuzi wabo I guess nibyo mama yajyaga bivuga ngo nta muhanuzi wabo nta muhanuzi wabo kabisa wumva ko abahandi ari bo bakora ibintu byiza kandi umuntu w'iwanyu iyo agiye kugukorera ikintu kuko abazi yuko uziranye na bose agikora neza kuko agikoze nabi nawe wamuvuga ahandi niyo mpamvu dushyiramo effort niba umuntu agusabye ngo nkorera ikintu ari uw'iwanyu ushyiramo n'imbaraga utarusanga ariko sinzi impamvu njye nabifashe gutyo nk'uwo mugani kwiyakira ugashakisha ahubwo abakiriya hanze ngewe rero ikintu cyanzanye muri social media ntatandukiye nubwo tarinjira mu kiganiro ngewe nkunda ibyo nkora first ntagendeye ku bandi ibyo banshaka ko nkora kuko niwo munezero wanjye sinzi niba mubyumva guys buriya happiness ya mbere ni uko uri mu kintu kuko nicyo wahisemo kandi ukunda kora ikintu uri kukikorera ariko iyo ugihitiwemo n'abandi urizetura ugenda wizetura usunika bitavaho bijya uziko niyo uhuye n'ikibazo kubera ko ugikunda ntabwo ucika intege urongera ugashaka solution yo kongera kugihagurutsa kugira ngo icyo kintu social media kera nari nzi yuko abantu bo muri social media ari ukujya y'urwana ariko njye n'ukuri mbabarire njye naje nje ku ntego nziza yo gutanga ibitekerezo nabona uwo bifashije niyo nyungu yanjye as a Christian woman babwiza ukuri nta negative nazanye wumva ko yazijemo muri negative njye ntabwo njye ashobora kurwana njye niyo mbonye umuntu ashaka kurwana ndatoroka ntabwo njye mba bibaje ushobora kuba yego ntabwo nareka ngo umuntu anyice ariko ushobora kuvugira kuri nkahita nirukaga kugira ngo utanahura anyway I'm happy to be here. I'm really happy to be here. Yes, Ciza nagira ngo uyu munsi mube hafi mutera agatebe abashu abara abawate abatwini abaki mwese mutera agatebe ngiye kuko nubwo ndi umumama ukuze w'umukecuru kuko mfite abuzukuru ariko nkunda kumva idea z'abajene nkabaha inama byaba ngombwa guys turi kurwana n'intambara ikomeye cyane ikintu bita depression Ciza ugitekereza wiki depression just kumva ijambo depression njye mpita numva agahinda muri njye uti kubera iki ni impamvu uvuze ngo numva agahinda ni uko depression iri mu bantu cyane kandi abenshi kandi bakaba ari abana bato abana bari kwiyahura abana bari abatari kwiyahura bari mu nzoga no mu matabi hari abo uvugisha akakubwira ati mbifata kugira ngo nibagire ubuzima busanzwe ako kantu naguciye mu ijambo hari umwana ejo bundi wiyahuye kuri social media urumva asigaye nyiriho akenshi na kenshi ibiganiro banyoherereza bari ibituruka iwacu kuko ndi umunyarwandakazi kandi I'm proud to be Rwandese okay umwana ngo yariyahuye noneho kubera ko twateguraga iki kiganiro cya depression ndavuga sinzi ukuntu wise ubivuga kwiyahura bise bize turi mu mwuka umwe
kandi ibi ntabwo twabiteguye twavuze ijambo gusa depression ari kuvuze kwiyahura bise mbibona abana bato bagifite ubuzima bwo kujya mbere ntabwo urupfu ruba ruri nomo ntabwo ari urupfu rusanzwe ni umuntu yakoze accident n'impanuka indwara cyangwa umuntu ufite imyaka ijana igeze hewe ndakicwa n'ubusazi ariko kwiyahura kubera depression birakabije ibintu tukwiye kubivuga hari ababyeyi bakuru nta nubwo babyumva ntabwo babyemera abana bubu ni imiteto ngo biki n'ibiki noneho umwana akagira n'ubwoba bwo kwegera umubyeyi we bigarushaho kuba bibi sinzi twakuze mu kintu cy'ubwoba byo kumva ko mama wawe papa wawe utamubwira ibintu byose kandi guys niba hari ikintu cyiza mama wawe yakuzi amenya nuko agutwara ariko noneho iyo wamwihishemo hari n'ibintu warwana nabyo kubera yuko utamubwije ukuri kw'ibiri gutambuka agasanga amazi yararenze inkombe oya tureke n'ibyo n'ababyeyi bambabarire hari igihe abana babasanga akakubwira ibibazo bye akakubwira njyewe na fofo Flora amwita fofo njyewe na fofo mama twashwanye ngo muziyunga ubwo unciye mu ijambo kandi njye byabaje ko fofo n'inshuti yanjye cyane twaganiraga none twashwanye wese unca mu ijambo nta kibazo sheri muziyunga ubwo unciye mu ijambo ntabwo nkubwiye ibindi ku mutima ntabwo nkubwiye ukuntu bimbabaje ntabwo nkubwiye ukuntu hari ibintu byinshi twakuranaga n'impamvu twashwanye nashaka wenda kwikubwira mbwira inama nk'umubyeyi ubwo urankase bise birangira kuri njyewe kandi iyo ukase umwana kuvuga ahita asubirana ibyo yarazanye byose akajya kubibwira umuntu utari akajya gushaka undi muntu uri close wundi atari umubyeyi cyangwa umufamiliye kandi abantu benshi ntabwo badukunda kuko tubayeho muri entourage buri muntu ashaka kuba wowe aho kugira ngo abe we ashaka kuba wowe kandi ushobora kumbona gutya ati Flora kwa dasaza Flora ntabwo uzi my achievement aho navuye ibyo naciyemo guys nimukajye mubona abantu ngo uhite ufata conclusion ku muntu ngo uvuge ngo uriya muntu nanjye wangira nkawe yego ibyo Flora acamo nibyo yihanganira maybe wowe wabigeramo bikanga oya noneho hari n'ukuntu muri bibiliya ko ngenda umukristo kandi nawe uri umukristo muri bibiliya ngo buri muntu ngo ntabwo Imana imugerageza ikigeragezo atabasha kwihanganira rero niba guha ibya Flora sinzi yuko banza ushaka kuba warara wiyahuye cyangwa ushaka kuba wari warapfuye kera oya hari n'iki kintu mama wanjye niwe uko turaganira cyane hari ibintu yavugaga ati Imana tuzarebe na filime abareba amafilime nako ubu twese tureba amafilime none nta muntu udafite telefone n'urubyiruko rwose ngo uzarebe uwo baha role yo gukina ikomeye nuko aba ari umuhanga afite umutima wo kubikina aba umuhanga wo kubibamo bikabukuri ati ujye ubitekereza Imana kuri ati Imana ati nugira ibibazo bikomeye Imana aba yemeye ko ubijyamo kubera ko ibibona kuri umuhanga ubishoboye kandi abantu b'abakristo wenda bari hano kuri Flora TV show mwumve ko Gwiza TV show mwumve ko ntago iyo bwije buranacya iyo bwije buranacya gukoresha iryo jambo ngo aho muri hose niba umeze neza kandi niba utameze neza ejo ni heza iyo ijoro umucyo uraza ikibi ni uguheranwa n'ibyo tujye tugira icyizere ntakaririmbo ariko cyiza uri umuririmbyi buriya ntabwo ushobora kuririmba akaririmbo iririmbira muri dushe ni ukuri ko guhumuriza abantu ko guhumuriza abantu k'ikinyarwanda waba uzi niyo kaba humura iyakuremye irakuzi igutegeye ibiganza byayo ati ngaho ngwino
merezi iyo mibabaro ituma wibaza yuko ndakuretse kandi ndi kumwe nawe. Dive buranze uzamutumira turirimbira uyu muntu muri kwaya aririmba mubanza ari uyoboye kabisa. Oya pe agakaye nanjye ndi muri choriste ariko noneho maratakaye tubanajya muri social media noneho naramenye bagiye. Oya sha nanjye byaragiye bafite inkuru nziza nyinshi zubaka zitari zo gusenya ariko kuririmba keretse mbonye nka Ciza kaza tugashyira hamwe nkakashyiramo ka nanjye nkashyiramo soprano kuko niyo voice yanjye nkamenya iyo tujya. Zina ama voice urarenze ngenda bizi. None se Ciza wavuze ku bana kandi ababyeyi ni ukuri mutubabarire kandi namwe bana mutinyuke kuko umubyeyi buriya hari ukuntu nawe akwisanzuraho kubera yuko nawe wamwisanzuyeho. None se ko tuba twavuze iby'abana uziko n'abana hari igihe babona natwe turi muri za depression bakadutinya ahubwo abantu bakuru twe tumeze nabi none abantu iwacu biri deep kubera iki ya jenoside yabaye 1994 iyo ntuyivuge kuko kubera gusa simbizi wikora kuri ako depression niwo wayizanye niwo wazanye sije kuko kandi nubwo mutabona umuntu ngo afite inkovu y'icyuma cyangwa iy'amasasi ariko inkovu ya mbere mbi ni indani. iyo niyo mbi reka mvugeho gato kuri iki kintu. Impamvu mvuze gutyo ni ukubera ko ubu ngubu nk'uko uvuze muri ba grammar right now sibyo and aho twibeshye iyo twite umwana ibyo feeling aba ari kubifite niyo uri kumwonsa uri kumuha ibyo ufite niyo akiri gatoya capting ibyo ufite so ni ukuvuga ni trauma iri yererekanye. Rero ubu abana bato bo biri kubarenga ko baba bafite n'amacuma batazi naho byavuye kubera ko bivuye ku babyeyi n'aba grandmas biragenda bikaba hereditaire. Yego so iyo utivuje wowe nk'umuntu mukuru n'umwana bigenda gutyo kuko mama ahora ababaye sindabona mama seka sindabona rero batwigishije ngo tukajye tujya gupfa kuvuga ngo umuntu ngo iyo akuze ngo arimenya ngo kandi ngo iyo uri umukristo ngo Imana ngo iraguhoza ibyo bintu none abaganga babereyeho iki n'Imana iraguhoza yego. Gusa guys ntimwumve ngo wenda ngo ibikomere mfite byantuma gukora ikintu kibi kuko nge namenye Imana kandi ngewe n'ibyo nahuye nabyo byose ni nabwo negereye Imana cyane. Niyo mpamvu ntabwo njya nita ku ibintu by'ibigerageze bigenda binkoraho ahubwo nita ku cy'Imana yamvuzeho. Iyo nitegereje nkabona abari urungano rwanjye batakiriho cyangwa abaturanyi nkabona abantu buriya nta munyarwanda abanyarwanda barakomeretse Mana y'isi n'ijuru imiryango irakomeretse noneho washyiraho n'ukuri wowe udashaka kuba wavuga kugira ngo abana badakomereka cyangwa imiryango idakomereka cyangwa se abakwegereye badakomereka ukabyihweza ariko abarundi ngo ni ukwihweza ukihendahenda ukavuga ati ejo ni heza ariko abaheza ari uko wakize ngiye nizera mu gukira. Niyo udashaka kugira umuntu bibwira fata akantu wandike iyo ubabaye byandike wivane mu mutwe noneho uvuge nk'uri kwibwira ngiye mfite ibintu numva nta muntu abibwira nuko mbigenza nkabivuga nk'uri kubyibwira nkabisoma nkayosha wa munsi ntarwo mbisoma uwo munsi ndabireka umunsi ukurikiyeho nkagenda Yesu ejo nari mbabaye nkibwira ndi kubisoma kubera ko nabivanye muri nge mbishira ku gipapuro nkabivuga nkabisoma nkavuga ibintu harya niki cyabinteye kubera ndi kubibona ndi kubibonesha amaso rero biri mu mutwe biraducanga ngenda byandika ku rupapuro apana kuri telefone
nzi ko burya nari mbabaye cyangwa nkongera nkabisanga nababajwe n'use nanjye nakabije nkibwiza ukuri nkagira gute narangiza nkabica nkajugunya yego ariko mba nakize mba navuze mba nibwiye rero nimba udafite umuntu ubwira hari ibyo ureba ukavuga ati nanjye sinzi uburyo nabisohora ku muntu tell yourself find a way uburyo wabigira nimba ari ukwicuza nimba ari ukwihoza nimba ari kwibembereza uko byagushobokera kwibemberezaho gato buriya iyo usanze wenda nk'umuntu wabaye mu cyo wabayemo bigufasha kureba uburyo ki abyitwaramo kurusha uko wowe ubyitwaramo kandi nibaza ko tugomba kujya tugendana n'abantu baturusha ubushobozi kurusha uko wajya ku muntu uri hasi yawe kuko umuntu uri hasi yawe agusubiza hasi ntabwo mvuze ngo nitubane n'abantu bose ariko iyo umuntu afite strange than you ni ukuri kw'Imana ugira icyo umwigiraho ugira imbaraga akakufata ukuboko ni hahandi bajyaga hari akantu k'agashushanyo najyaga mbona kera kerekana umuntu ugiye kugwa hari undi ugiye kumuzamura ikibazo rero ni uko abantu ubwirwa n'iki umuntu ufite depression kubera yuko abantu benshi barayikamufura noneho ukajya kubona agakora ikintu skando kikagutangaza agase yasinze byagenze ibi bintu uyu muntu yabikora ukumirwa ukabura aho uca noneho nawe kubera ko yari yakwihishemo agahunga oya ibyo byo kwihisha mu muntu ufite depression ni igihe umuntu afite agahinda gasaze atabonye uko agasobanura adafite ari kubona ahantu hose ari umwijima nta naho gusohokera nta gutoberera na hamwe kandi icyo gihe ibyo ni satani kubera ko depression izana cyane cyane n'ubwoba kubera iki ni icyizere kiba cyagiye kubera ko ndavuze nta kazi mfite n'urugero depression ngiye guterwa depression no kubura akazi sinzabona akazi n'abandi bantu bose babuze akazi karabuze nagira ibyago nkavugisha unakangisha nanjye narakabuze havuga Yesu we noneho ibyiringiro bikagenda bigashira nkavuga se bills nzazishyura gute abana amata bazayabona he nkavuga ariko ngiye wenda abantu banabafasha ni kwa kundi umuntu aba atafite no avuga ati ni hahandi uvuga uti ngiye nabamfashije abantu banjye mbaye umutwaro ntabwo nimba uyu munsi nasabye Flora ejo ndumva ntakongera kumusaba usibye bya gutyo kandi nyamara muri societe turakeneranye rero nge ndashaka kugira abantu ntibavaneho icyizere kandi ni umubano wongere wubakwe mu bantu nkuko nigeze gutangira mbabwira ngo Ciza arasuka arabakeneye kandi namwe muramukeneye kubasuka nawe ukunda ibyo afite niyo mpamvu turakenerana muri no societe rero niba Ciza namusanga nkagira umunezero akanyungura ubundi bwenge ngewe yo ndi kuganira n'abana nkamwe mpita numva mbese ntago niyumva nk'umuntu ushaje nk'uko nyine ntago nibona muri ya age kuko hari abantu yo nigeze kujya mu Rwanda mu mbabarire pe mbonye abantu twabanye twakuranye shambona niba ari ubukene niba ari condition nta nubwo biba bivuga ko ubuzima twe tuba tubayemo ari bwiza kurusha ubwabo ahubwo ni uburyo ki umuntu yiyakira mu kintu noneho wamubona ukabona adasa nacyo ahubwo ukareba umuntu ukabona oh my goodness kandi wenda ndanabarusha imyaka guys ngiye mfite imyaka 50 pe ariko hari abantu uhura nabo yakubwira imyaka ye ugahita utinya kuvuga iyawe bitewe nuko yabona ko wenda uri kumuseka nyamara suko ntaba ntarahuye n'ibigeragezo ahubwo n'uburyo kiniyakiriye muri ibyo bigeragezo kuko kwiyakira burya nicyo kintu niwo muti wa mbere ukavuga ati ibyabaye byarabaye ntabwo nabihindura destiny yanjye ubwo yari uko ahubwo se nishake mwiki kugira ngo mpindure numvishe ngo
ngo today is a new day. A new day. ngo ibyabaye ejo ni byejo. Ni byejo by'uyu munsi ntubivange ni byejo. It's a new day, it's a new chance God gives us kugira ngo iguhe chance yo gutangira bushyashya, yo kongera kugerageza kugira ngo utere imbere. Niyo mpamvu no mu modoka abatwara ikirahure cy'imbere kiba ari kinini cyane, kare turabizereka bakangana gutya, kandi nta utwaye uri kureba inyuma gusa wagonga neza. So niyo mpamvu ukugonze w'inyuma niwe ufite amakosa, wowe ugonze w'imbere niwe ufite amakosa. So tumbira imbere ugati ejo harahari. Niba Imana yaguha wo kubaho, wo guhumeka, ngenda hari ikintu nkunda kuvuga, ikunde a little bit more, ikunde a little bit more. Vuga ati nanjye kuba Imana yashize kuri isi ntabwo ari impanuka, mfite abantu bankunda, kandi kuko abantu baba bahari. Buriya niyo abantu wakwicara ukavuga ngo abantu baranyanze, hari umuntu urara ijoro n'amanywa agusabira ati uwampuzana uriya muntu. Ariko uziko hari n'abantu bari muri depression kubera yuko banzwe. Yego ukagira ngo niba uriya muntu akwanze isi yose irakwanze. Imana guys, mujye mwibuka ko Imana idufiteho umugambi mwiza, kandi icyo Imana yakuremeye mu gihe itaragukura muri ino si kiba kigomba gusohora. Ahubwo hari igihe njya mbona wenda nk'iyo ibintu bimbayeho mpita mbona ko iyo ni inzira yindi Imana inciriye yo kugira ngo ngere ku yindi ntego nshya y'ikintu ntigeze ngeraho. Kuko hari igihe n'ubundi iyo uri mu bigeragezo ubona nta nzira, ariko iyo umaze kwiyakira urongera ukarezinga ukabona. Hari igihe ureba inyuma ukareba bya bidori mukagase ibintu byo byari byarantesheje umutwe. Why? Kubera iki wabihaye umwanya birakwica ukagira ngo nibyo bikubeshejeho, kubera ko cya kintu washatse ntago cyagezweho. Ariko menya ko iteka hari indi nzira. Hari ukuntu Imana igucira mu gikuta aho abantu batabona inzira, ikagucira inzira abantu bakayoberwa. Ni gute uriya muntu abayeho, nanjye uwangira nkawe. Nawe ufite izo mbaraga zo guca mu gikuta ukabona inzira, ntuziyahure nk'abo twirirwa tubona, nturware depression yindi y'agahinda gakabije ngo noneho n'abantu bo hanze bajye bagucaho babibone ko uyifite. Jewe aho kugira ngo ngumane ibintu n'umuntu mu nzira yambwira ngo bonjour, inaha rero bakunda no gusuhuzanya ngo hi n'akasuriri uzamize mfite ibibazo byandenze ukampa hi na suriri, ufite umwanya tuvugane ndahita nguha ibaro byanze nkubwire uhitubare ubakabarankuru nanjye mvuga ni mwana handi tuzahurira nta kibazo. Abantu tuziranye murazi ntago njya ngira imbere ka amoke abantu kumvuga ngo uriya mwana ahorana ibibazo ahubwo ngo mbyigumane. Mu bantu 10 uzabwiye ntazaburamo umwe ukuzana igisubizo cyangwa ukumva ukabona uraruhutse, yanagusekera ukumva wibagiye byari bikubayeho, ibyari byakubaye. Wanze kuvuga yese mu ndanyina, wanze kuvuga yaheze cyangwa nzi Kinyarwanda cyinshi, wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. My goodness. Uziko uyu mwana ndusha imigani nyinshi twe twize twagize iki akuze imyaka maze muri bino ni myinshi cyane. Wowe maze muri bino bihugu mwana yani simbizi gaze mujye musengera nanjye nzasubire kwivuko kugira ngo gusa se 15 ngewe wagira ngo muri teenager age yanjye nayimenyeye muri ntuza muri Europe. Yes, kuko ubundi bajye bavuga ngo burya teenager nubwo iwacu basigaye bavuga ngo imyaka 18 ngo umuntu ngo aba yakuze. Guys, ntabwo umuntu aba yakuze igihe utaragera 25. Ndakubwiza ukuri ubutaraba mûr. Ya tu n'es pas mûr yo kugira ngo tu n'es pas mature yo kugira ngo guiding ubuzima bwawe. Ubuzima burya umuntu atangira kubugayidinga byibuze after 25. 25 nibwo ushobora kubuzi, kandi nabyo biterwa nuko warezwe burya. Iyo wagize abantu bakuba hafi bakaguha boundary ukagenda ufite
ikintu bagaje ariko noneho iyo wabaye wa mwana uteragiranwa gutya uba mu bibazo nta ubutarakura njye nagize muri Europe aba aribwo ntangira kujya mfunguka amaso nkabona ni what I could die ni gute se ahubwo ibintu kuba nkihumeka nkajya ndacyahumeka cyangwa kubera ko hari ibintu ukorerwa noneho ukumva ko ari bwo buzima ukiyakira kandi kwiyakira bivuga ko nta yindi choice you don't have any choice ukemera ukaba muri icyo kintu ukavuga ati n'ubundi narapfuye hari ukuntu bajyaga baza baje kunyica bampishura bakavuga ngo papa ngo uyu nguyu n'ubundi ngo yarapfuye guys ntabwo nshaka kubivuga ntabwo nshaka kubivuga ariko umuntu uje kukwica akakubwira ngo n'ubundi ngo wowe warapfuye ntabwo uriho guys ntabwo nshaka navuze ngo ntabwo ngo n'ubundi umuntu akakureba akavuga ngo mubonishe ngo wowe ngo warapfuye ngo n'ubundi ngo genda ngo uzipfire ngo urwawe ngo ntabwo nagira icyo nakora ngo n'ubundi nturiho can you imagine iyo umuntu akubwira ngo n'ubundi nturiho nawe wiyakira ko wapfuye kandi ugenda that's true ukireba nawe ukavuga ati si ubundi wamugana ndiho cyangwa that's karagaciyemo it's not even now ni bya bindi navugaga by'ama depression afitake nawe mwese afitake ariko tujye tworohera abantu nubana n'umuntu uzi uburyo ki yaragufunguriye umutima akakubwira ati ubuzima bwanjye bwagenze gutyo ntumubere ikigusha noneho kiza kumugerageza kugeza naho yakifuza kwica why icyo navuga nuko nzi ko depression hari ama levels kandi twese ahubwo nukumenya uburyo uyibalance sibyo kuko ubuzima ni up and down umuntu yakubeshya avuze ngo ibyanjye bihora biri hano hejuru yaba kubeshye pe kandi niko ubuzima agomba kugenda umutima wacu kugira ngo iyo ugagiye kwa muganga inaha bagucisha mu byuma n'iki n'ibiki warembye umutima uri kugenda gutya na gutya hasi no hejuru iyo hagumye pla biba byarangiye ari byo bibi ugomba kumenya ko ubuzima ari hasi no hejuru wagera hasi wibuke ko hejuru naho haba uri ujye hejuru ukoze hasi unyibutse ibuye uriya nagiye iyo ngeze muri njyewe mba nagiye kandi ni ukuri ndi umuntu uhorana umunezero ariko hari akantu nayo ngiye kuvuga k'abantu umuntu uza mu buzima bwawe ahubwo akaba aje gukoma rutenderi aje nko kugukoma kugira ngo uhwane noneho kuko uba waramufunguriye umutima noneho agakora hahandi uko hari umuntu wigeze kujya noneho ukumva umuntu akakubwira nk'ikintu kikubabaje kuko abizi akora hahandi yarangiza akavuga ngo kandi ubwo ari wowe ngo ugiye kurira ngo dore ko wigize ngo marire noneho ugahita umira umira neza noneho simbizi ko kurira sinzi ko kurira bibaho kubera yuko umuntu akubwira akora hahandi wamubwiye yarangiza akanakubwira ngo ubwo ari wowe ngo dore ko wigize marira ngo ubwo ugiye kwiriza kwa kundi ubwira umuti ntabwo mfite igisebe agataza aricyo akoramo kugira ngo uhwane niko abantu nk'abo turabasuhuje oya ntabwo mbasuhuje ngewe twisubireho ahubwo abantu bameze gutyo twisubireho kuko hari byinshi umuntu aba agendana tutazi that's why you have to be kind we never know kuko uyu munsi ni nge ejo yaba wowe kuko situwasiyo yanjye ntabwo yaba ariyo yawe kuko nawe ushobora guhura n'ibintu bishobora kugeza kure ahubwo bera umuti wa muntu noneho mu building ikintu positive umubera umuti mbese ahubwo kubera icyo abantu batabera abandi imiti ahubwo baza baje kubarangiza kukurangiza
ntabwo ari bose abantu beza barahari abantu beza barahari ariko kubabona abantu beza barahari ariko nk'uko n'abantu bakora ibibi ntabwo numva umuntu ko aba mubi n'abantu bakora ibibi barahari bakora ibibi njye nibaza ko batavutse ari babi nta n'umuntu Imana wese twese yaturemanye ubwiza ahubwo ngira ngo ahubwo dukora ibibi ariko ntabwo umuntu ari mubi Imana ngo iravuga ngo ko mvuze ngo umuntu ari mubi ubwo nabambwiye Imana ngo waremye umuntu mubi nta muntu mubi ubaho ahubwo dukora ibibi dukora rero tubyihane tugerageze kuba abantu beza tugerageze kujya tuba kind ntabwo ndiri kuza mu kinyarwanda kuba umuntu ufite ubumuntu kugira ubumuntu kuba kandi ndumva ari uko nabivuga hari filime hari ikintu bita ubupfura n'ubumuntu ubupfura n'ubumuntu njye numva ari ibintu bivuga kimwe nubwo abantu benshi babyitirira ariko batabifite ariko iyo bavuze ngo uriya muntu ngo ni imfura mbese ntabwo baba bivuze ngo ari perfect ariko hari ibintu bitamugwirira pe kuko twese dushobora kuba twasitara ku kantu ariko abagerageza kubanira abantu akanirinda kuko buriya muri ino si ngenge mbona utirinze wakora amabi tujye twiga no kubabarirana apana kubera ko nakoze ikiganiro cyo kubabarira uzi ko kutababarira bizana depression tureke na depression ujye ubabarira kubera ko wikunze wowe ntubabarire umuntu ngo kubera ko abikwiriye kubera ko yagusabye ujye ubabarira n'abatakugusabye imbabazi uti kubera iki utababarira ni wowe uba uri kwimunga rata ijambo ako mfite ikinyarwanda sinzi ikintu nari ariko mfite ikinyarwanda ko nta kintu naguhaye n'agashokora nakuzaniye shana n'agashokora wanzaniye uzi ko mbigize personal ni umuhungu wa wundi wateraga mu bishyimbo kubera ko ufite ikibazo muri wowe kanseri zimwe ziterwa n'ibyo tureke na depression ukajya kwa muganga ugapfa wicwe kutababariye urwaye uzi ko ari byo that's true amagufa akamunga ibintu byose watinye kuvuga watinye kubabarira watinye kwirekura iyo wanze kubabarira niwo uri kwica babarira wa muntu kubera ko umuruta Gwiza TV mujye kureba ikiganiro nakoze bavuga ngo ibyiza byo kubabarira n'ibibi byo kutababarira mana we uzi ko abantu ushobora no kuko iyo ubabariye nawe uribabarira ko nawe umutwe uri kuvaho ukoroha simbe nabarangarije numva iyo utababarira nawe ntiwibabarira nicyo kintu cya mbere nabonye iyo utababarira nawe ntiwibabarira uhora uzinze abantu mu mutima uhora ukanye ariko iyo wikunda first you start for yourself ugahereza n'abandi kuko umwana w'umuntu ngo burya avukana inenge pe tubabariranye twabohora benshi twakwibohora twebwe navuze kuri kiriya kiganiro cy'abantu bababarira abantu babagiriye nabi tugarutseho gatora nubwo ntabwo tubitindaho kuko ni genocide yakorewe abatutsi ni ikindi kintu cyari kigoye kugira ngo ubabarire ariko Imana yafashije mw'abantu baragishobora kandi abantu babanye mu mahoro nubwo inkovu ntizikira ntabwo zikira naranisobanuye ndavuga ni mu mbabarire utaranabishobora ntabwo ari ibintu wishakamo ni imbaraga Imana iguha ukabishobozwa ariko guys mu buryo busanzwe kubabarira ni ukwiremamo ikintu gishya muri wowe exceptionnel mu gifaransa exceptionnel ukaba warababariye nawe ukibabarira kuko iyo utarababarira uba wifitiye inzika nawe muri wowe ntabwo uba ushaka gutera imbere hari isengesho twese tuzaba Kristo bari muri twebwe dawe uri mu ijuru nararivuze ariko se ikiganiro cyanjye warakireze ntabwo nakireze ngo data twese ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mon Dieu, est-ce que tu pardonnes?
ask you a question réellement kuko nge ndikunda I forgive quick. I don't know. Niyo nari nakoze ikintu nkabona umuntu afite mood nkaho yandakariye ntangira kuvuga ngo mbabarire naguma shaka ngo bigumeho mbashaka gufungura irembo ry'umunezero bitangiye vuba pesi igiye kubabesha pe bitangiye vuba ariko nta kintu kiryoshye nkacyo you feel free, you feel good. Ibanze no mpamvu muranse ni ukuri niyo mpamvu utarasaza abantu baba barira ntabwo basaza nora bishimye kuko ngewe mbere yuko nkubika muri nge ndakubabarira ukamvaho nkahita mbyikura nkisigaranira umunezero wanjye nagenda mu muhanda hari ukuntu nabivuze iyo ubabariye wumva uri nk'akanyoni kadafite ibiro uri pepelepe niko abakongomani tuvuga twese turi abakongomani turi abanyarwanda turi abarundi turi abaki abanyamurenge turabasuhuza abanyamwiza nyamajana abandi bose gutyo yes kubabarira ngewe mbona ari wo muti yes ese wari wagira depression wagize iyi depression yaragize rwose nk'umunota umwe ntabwo ndi byinjiyemo cyane ariko urumva ufite abana babiri umwana wa mbere nari mbyiteze ko nzaba ari njye n'umugabo wanjye abantu baraza baramfasha pe ibiki n'ibiki umve ukuntu depression ishobora no kugutungura umwana wa kabiri mama yaje no kumfasha ndabyibuka nanjye nari impari ahubwo mama agiye byari byo kudasaba ubufasha sibyo kandi umugabo wanjye aramfasha pe mama agiye niho nagize depression kandi wowe ukoze ibintu amarira ari kumanuka n'agahinja kagukeneye kandi uvuga uti ukavuga ati ariko I'm grateful ntabwo ndi umuntu ushima mama yari ari hano yaramfashije yagize gute ibiki n'ibiki hari ako niko gahinda gakabi utanasobanura nubwo ushaka kwisobanura kuba se ko ntacyo mbuze ndi mu biki ni iki it's okay umva ujye usohora uvuge nta muntu abibwiye nicyo kibi nta muntu ubwira bikagenda bikura ukagera aho ugatekereza ukavuga ariko ngiye ahubwo nabambara uhuye abantu ujya he upfa yego I don't think I'm the only one yego kuko iyo depression udashobora no gusobanura niyo mbi kuko iyo ushobora gusobanura iyo umuntu yapfushije abantu bose bazakubwira communication niho tuboneramo ibisubizo yego iyo utavuze nyine kandi iyo depression actually ibaho ni ababyeyi babyaye n'ibiki njye nabaye nk'umuntu nabaye nk'ubyaye ngo nimba ari ngo postpartum nayumvishe ejo bundi njyewe ubundi numva ngo bavuga ngo ni baby boom hari baby different hari baby boom hari na postpartum njye nari nzi baby boom ariko iryo zina rindi n'ubwa mbere nari ndyumvishe ejo bundi ibyo byose biri noneho ikibazo ni ukuvuga uti njye byose ndabifite woko noneho wari unafite njyewe umwana wa mbere kuko namubyaye ndi under age my goodness yes ibintu uvuze biranyuki kuko njyewe narinze mubyarira mu nzu naze mvuga ngo n'ubundi mana ngo ngwino nyitwarire kuko ibi bintu ntabwo nzi yarira noneho ngo ndikurera nanjye nkarira nkamagara mama uramukura he mama hari ahantu ugera ukarira ngo umwana nyina ngo umwana nyina ntiyumve hariho umwana arira nyina ntiyumve ibyo byose shapore it's okay ahubwo ikintu byanyigishije tujye twumva hari natekerezaga ntabwo ndi guteta nta soni nkavuga ati ndi umuntu udashima gute ntishimye gute ahubwo tujye twumva abantu kuko twese ntabwo dufite mu mutwe hangana hari ikibazo kiza kitari n'ikibazo cyane urugero ushobora gusitara nkarira iminsi 2 Flora agakora accident y'imodoka akajya mu bitaro agahaguruka akagenda sibyo njye nasitaye ninza kuri Flora ujye umbwira ngo wahuye n'ibibazo ihangane nubwo ufite byinshi birenze ibyanjye ntacyo nyumva unyihanganisha
hari ukuntu abanyarwanda tumeze agahita avuga wahenga ibyo nibyo se wowe biri kukuriza ibyo wigira bari ngo utazi kurateta ibyo nahuye nabyo uzi njyewe wowe ufite ababyeyi wowe ufite iki iriya kintu akusha murateta kandi ndabikubwiye none oya it's okay ariko iyo umuntu aje kubwira ibibazo byawe ufite mama wawe wumva isi yose yayikorera ku mutwe ibintu ni ibi ukavuga uti sha ti wowe ufite abavandimwe ufite iki ati sha wowe nta kibazo ubwo uhita uvuga nawe ariko ugahita uvuga ati sha uziko mba ndi guteta hari periode kwera noneho hari n'ukuntu abantu bibwira ko ngo kukuri ngo hanze y'igihugu muri ibi bihugu by'abazungu ngo ni umuteto tuba twigira guys ntago muzi ukuntu dukumbura kuba iwacu tukahabura hahandi nk'ubu twicaye hanze muri kubibona ariko duhora dufungiranye mu nzu yari akazi ni ukugaruka mu nzu ntago ushobora kuba bya bindi muri entourage abana batarabuka bakajya kwa runaka bakiruhura mu bwonko hano ni wowe n'abana bawe cyangwa umugabo wawe n'umugore wawe noneho niyo mutumvikana ugomba kubaho naho kuzageza igihe nta hantu bihungira mu tubari ntabwo ari bya bindi ubundi gihe mbona ari byo byatumaga abantu batanashwana kuko abagabo babonaga ibibazo akaba arirutse akiyongera mu tubari yavaga mu kazi akajya mu tubari agataha umugore nawe yarambirwa gutegereza agasiga ibyo ku meza akigira kugira ngo undi akaza asubira mu buriri azinduka ajya ku kazi ariko hano ntaho ubihungira ubisiga mu nzu ukongera ugasanga biragutegereje my goodness no njye ikintu nagira inama nanjye ni kwigiraho inama twese ujye umenya ko bibaho depression iriho kandi ntabwo biba ari ukwigirisha ikindi kwiyorohereza wowe ubwawe kandi babarira niba hari n'umuntu ubitse muri wowe please twitangirireho witangirire wikunde wiyorohereze ndakirantamaje wiyorohereze nibyo wiyorohereze nakwambiye make it easy for yourself. Don't take everything all the time hard. Don't take everything serious all the time. Take it life easy. is already hard. Life is already serious. Remember, you are not alone. This world ugiye ukabaza umugenzi wawe ibyo afite wahita uvuga ngo nge ndigumanira utwaye cyangwa ituvuga ati uko atari njye njyenyine nta n'abandi babiri munsi kanaka kwaseka kandi nawe ari kujya mu bintu tujye duhana ubuhamya reka mbyite ubuhamya kandi uko nta bantu bagitanga ubuhamya ngo wenda ngo baraza kuvuga birafasha ushaka kuvuga ubuhamya bwawe bigatuma njye depression yangishira ubuhamya bwanjye sinyavurisha hari n'abantu bigeze kunyita umusazi kubera yuko iyo mfite ikintu kimbangamiye muri njye nduhuka ngisohoye nagisohoye bananjye biba byapfa mbese ntabwo ngewe nzapfa kandi nimpfa ntarangije umurimo Imana yampaye ntabwo nagera iyonge ngomba kuba who I am. I have to be me, myself. Kandi nzaberaho njyewe sinzaberaho undi. Ako kantu uzi wigeze kumbwira ngo self love it's what? This is my self love. Yes. I choose harakantu ngo kanashemu Kinyarwanda. Gashira mu Kinyarwanda ba wowe kuko uwundi yarafashwe deje oya yarafashwe it's okay ninshaka kwa Florence hari original kuki njya kuba copy that's my Instagram it's unique Flora Gwiza because niko narinzi yuko nzitana ntuza channel yanjye because I'm unique everybody you are unique in your own way uri special in your own way mu buryo bwawe rero nushaka kuba Flora cyangwa ushaka kuba Ciza arahari already urabishinwa kwa kundi twavuga urabishinwa urabishinwa ntabwo uri original uri copy kuki ushaka kuba copy se kandi original wowe ubwawe kuba copy ni nko kugendana n'igicucu cyawe ukagenda ugihunga igicucu izi cyari cyo handi aho bakita ngo iki shadow igicucu cyawe aho ton ombre te suive là où tu passes
tu peux pas échapper. Be yourself. Make sure ubereho wowe mbere yuko uberaho abandi. Kuko hari igihe nigeze kuberaho abandi. Oyiga ndibura. Noneho ugasanga kuberaho abandi ahubwo babifashe for granted. You have to die for them. Kuko abantu burya ntago banezerwa. Icyo wakorera umwana w'umuntu wibwira ngo uri kumubeshaho sha wazarinda upfa. Umva kandi umuntu yambwiye sibyo karankomye kankozeho navuga ko ari mu tuntu twahinduye ubuzima bwanjye. Yavuze ati ntubona zahabu n'abantu bake kuri isi bafite zahabu kandi bariho sibyo ariko iyo umuntu avuze zahabu zahabu twumva ari ikintu gikomeye ariko tubaye ushobora kuba udafite zahabu ntabwo ikene mu buzima ariko tuyiha agaciro karenze kubera iki iri nka urabona amazi ntabwo umuntu yaba adafite amazi kubera ko amazi ari everywhere all the time. Ni kanga utekereza agaciro k'amazi. Hari amazi, hari oxygen, umwuka duhumeka. Ibyo bintu bibiri ntabwo twaba tutabifite ariko ntabwo tubitekereza. Nanjye ubwanjye sinyabitekereza pe wenda iyo nsenze niho nsimira Imana biba birangiye kandi umwuka iyo kwa muganga batangiye kuguha umwuka iyo udafite insurance amafaranga uriho Imana itwishuje ikintu ushaka kuvana kugira ngo umuvanemo nanjye navanyemo n'iki zahabu nabaho ntayifite ariko nayihaye agaciro kubera ari rara umwuka duhumeka tuha agaciro iyo wabuze amazi tuha agaciro yabuze kandi ntabwo twaba tutabifite kubera biri an abundance rero be rare be real nuboneka ibintu byose don't try to be another one. Be yourself, be you and know your value. Kuko iyo uri utihaye agaciro nta wundi wakaguha. Iyo watangiye kwisobanukirwa wiha agaciro noneho n'abandi waberagaho bakakwifuza noneho kukubona ubaye wowe. Uko burya niyo twahase wa muntu kuko kubera yuko iyo wibuze tirate ton destin. kandi babandi baraguseka uko baguseka. Ari umupasiteri sha wabwirije ari kuvuga ngo hari Imana yohereza abamarayika ngo bahe Gwiza bahe Gwira ubuzima blessings ziwe bamuhe imigisha ye baza guha Flora imigisha ye bakamubura bagasanga yabaye shadow ya Ciza Flora yarabuze imigisha ye kagenda kubera ko yabuze. Guys mureke tube twebwe kandi noneho iyo wiyubatse muri wowe wubaka n'abakwegereye you reflect the good things to the people. Mbese utanga umucyo ku bandi. Iyo ufite ibyiza abantu bose baragusanga burya nubona abantu bose ubacaho bakavuga nuko haba hari ikintu ufite badafite kuko buriya nta muntu bavuga ku kintu udafite ikintu. Uzi ko nk'icyo gihe nababwiye nta ruvugiro nta umutabazi barandara ushaka ugende wipfire n'ubundi warapfuye utatugwaho. Do you understand? That's deep. Thank you. Guys mube abo muri bo mwikunde kandi ijambo nakuyemo Ciza yavuze mwige kubabarira kandi munibabarire. Iyo ubabariye buri ukanibabarira ni ikintu gitangaje cyane ntago wongera kwibona muri za ntege nke zawe wananiwe ejo kuko buri intege nke zawe z'ejo nizo zituma wongera kubuilding ejo hazaza. Ukavuga ngo ejo narindi gutya ariko sinshaka kuzongera kuko nzaho byari bingeze nzaho byari bigiye kunjyana mu mwobo. Noneho dushaka inzira y'ibyiza. Abafite abana ujye utekereza uvuga uti nk'ubu umwana wanjye ameze gutya nabyishimira ndashaka umwana wanjye amere nkanjye njya nkihawe igitekerezo ngo Yesu we oya n'ukuri abana bacu iyo tubagezeho
jye wicecekera kuko bahuye n'ingorane z'ababyeyi nabo bari muri izo bakabura ubuvugiro noneho iyo ubanye n'abana nabo barakwitegereza ko ese ko nawe tubona gowe turamubwira iki birajyaye ko nawe ujye byinshi bakishakira inzira ukundi kubera ko baratinya ukuntu bakubona kuko je me rappelle que un jour hari umwana wanjye umwe wigeze kumwe ngo mama on préfère te voir vivre pas mourir kubera yuko ubwo ntabwo mwashobora kuvuga impamvu yarabivuze ko yavuze ngo on voulait te voir vivre pas mourir turashaka kukubona uriho apana upfuye kubera uko bambona hari igihe nyine uba uriho yes haba igihe uba uriho ariko abana nabo bakabona uriho ariko warapfuye. Do you understand? Niyo mpamvu nahisemo kubaho. Amen. Hallelujah. Kubaho nicyo kintu gituma wongera kwishakamo ibyiza. Guys, mwishakemo ibyiza kandi birahari Imana yaturemanye kuko ijya kuturema yaturemanye ibyiza turabifite biri muri wowe ahubwo shaka ukuntu ubyishakamo bisohore ubishyire ku mugaragaro wiyubake kandi wubake n'abandi. Ciza urakoze cyane akantu nari nkakeneye ngo tukavugaho kari ngombwa. Thank you for this moment kandi turashimira abantu banjye umva abantu bakurikira umubyeyi wacu Flora grandma mukomeze mukurikire ko aratwigisha ibintu byinshi atubwisha guteka aduha ibitekerezo byiza atubwira ibintu bya Canada byo hanze afite experience nyinshi cyane zo mu buzima cyane mumenye kwiyitaho yego dufite byinshi byo kumwigiraho ni chance ngenda mwikuga mbere mubona nase mubaza wisiga iki kusa bavuga ni ntabwo bibaho nagerageje kwitera ka makeup umva ni adafite makeup ukambaye abasa neza afite I think n'uburyo yatubwiye nishatsemo icyiza kurusha kwishakamo ikibi kandi nishakamo kubabarira kurusha uko nagira inzigo kuko inzigo burya zikugira sombre buriya iseko nziza guhora useka ushayininga abantu banakwibazaho ntabwo ari byo nishakamo banange munyumve banange ntabwo ari byo nishakamo ahubwo namenye ibanga agashaza na shikani uwo mwana wanjye bavuze ngo ni takataka nta shikani ngira kabisa njyewe ndi umuntu uganira n'abana bato cyane abakuru ibinja mbese ahantu hose ndisanga ni ukuri murakoze thank you for watching guys Ciza arakoze cyane God bless you unsengera umunota umwe gusa kugira ngo dutandukane iteka manishora byose marigira neza turagushimye cyane kubw'iki kiganiro wemeye ko kibaho turagushimye kubwa Flora uko agenda aha abantu ubumenyi afatanya nabo gushakisha uko mu buzima twarushaho kuba neza no kumera neza umugisha ubumigisha abantu bamukurikira ubumigisha icano ye data ndakwinginze ngo nimba hari n'ibyo twavuze bitari ngombwa utubabarire mana ndakwinginze mu iki kiganiro kizaba icyo gufasha abantu hazagira abantu bafashwa bagira aho bava bakagira ahandi bagira heza kubera iki kiganiro tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Thank you.